Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Reka dushimire Imana kubw'uyu mwanya mwiza iduhaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Kandi nanone mbifurije umwaka mushya muhire wa 2025. Imana yatugiriye neza, yaraturinze muri 2024, none kandi duhaye n'uyu mwaka 2025. Turabishimira Imana mu by'ukuri. Ndabizi neza yuko twese abariho dufite amashimwe. Burya hari igihe umuntu yicara agatekereza rimwe na rimwe ibyo atagezeho, akareba ibyo yagambiriye gukora ntibikunde, akareba ibyo yagiye atangira bigapfa, bigatuma abona ko nta kimana yakoze. Ariko reka mbabwire ukuri, nuko icy'Imana yakoze kiruta ibindi byose n'ubuzima yaguhaye. Mbabwira ngo umuntu agihumeka, umuntu agifite ubuzima, ibintu byose birashoboka. Niba ukiri muzima ukaba ugihumeka, reka nkubwire ngo birashoboka. Rero reka dushimire Imana ko tukiriho. Hari uwarimbye aravuga ngo ibyo atarakora si byo byamara imbaraga zo gushima. Dufite amashimwe y'Imana yakoze muri 2024, kandi igikomeye kuruta ibindi nyine nuko yaduhayemo ubuzima. Ndabizi neza yuko iyo mvuga ngo yaduhaye ubuzima, ntabwo mba nirengagije abakiri kwa muganga, abarwariye kwa muganga bari kubabazwa n'umubiri. Mu by'ukuri ndabizi ko ubu ni uburyo bumwe bukurikiranwa n'abantu benshi, waba uri kwa muganga, waba uri ahantu hatandukanye, ushobora gukurikirana ubu butumwa. Nawe uri kwa muganga nubwo ubabazwa n'umubiri, mu by'ukuri ushobora kuba umazeyo umwaka umwe, ariko kuba umwuka Imana yakuremanye ukirimo, reka nkubwire ngo haracyari amahirwe yuko Imana yagukura aho ngaho urwariye ugataha. Kuko ndabizi ko aho uryamye hari abakuryamye iruhande ntibataha, uyu munsi bamaze gushyingurwa. Niwibuka ko hari abo bazanye bakabavana aho ngaho ari imirambo bagiye kubashyingura, hari n'abo wahasanze uyu munsi batakiriho, ujye ushimira Imana ko ugihari. Ubwo ugihari rero, Imana ifite ubushobozi bwo gukora muri abo baganga bakakuvura ugakira ugataha. Nayo ubwawe yagukiza irabishoboye. Hari ibyo abaganga bakora, hari n'ibyo Imana ikora, kandi Imana ishimwe ko ibakoreramo. Rero twese tugihumeka, nari mvuze ngo dufite impamvu zo gushima. Nubwo turi mu bihe bitandukanye, bamwe bitabashimishije, ariko reka ubwire ngo dufite impamvu imwe yo gushima twese duhuriyeho, nuko tugihumeka umwuka w'abazima. Iyo ni impamvu umuntu wese uri kunyumva, iyi mpamvu iramureba yo gushimira Imana. Tureka kujya babonye amazu, babonye mu modoka, oya ibyo tube tubiretse. Imwe mu mpamvu twese duhuriyeho igomba gutuma dushima Imana, nuko duhumeka umwuka w'abazima. Kuba uriho, kuba ndiho rero, ni imwe mu mpamvu igomba gutuma dushima Imana yuko yaduhaye ubuzima. Rero nari mvuze ngo reka dukomeze dushimire Imana yakoze ibyo ngibyo, kandi nari mbivugiye kugira ngo mbifurize n'umwaka mushya muhira. Uzabera umwaka udasanzwe, uzabera umwaka w'umugisha, uzabera umwaka wo kubona ineza y'Imana, muzaguke mu by'umwuka n'iby'umubiri. Uyu mwaka uzabera umwaka utandukanye n'indi myaka y'ubuzima bwanyu. Ibyo ngibyo Imana izabikore ku bw'icyubahiro cyayo, izabigize neza. Rero nongeye kandi kubaha ikaze kuri channel yanjye ya Evangeliste John Mbarushimana. Reka nshimire abantu badukurikirana umunsi ku munsi, abantu bafatanya natwe kwamamaza ubutumwa bwiza, tujya tubona abatwandikira, baduhamagara. Mu by'ukuri ubu ni uburyo Imana yashyizeho kugira ngo aho tutabasha kugera ariko ubutumwa buhagere. Kandi ndabizi neza yuko Imana izagenda ibikora kandi bikoresha imbaraga zayo. Mu nkundire rero uyu mwanya dusoma ijambo ry'Imana riri mu Kuva igice cya mbere umurongo waho wa 12. Kuva igice cya mbere umurongo wa 12 haravuga ngo ariko uko barushagaho kubababaza, nabo niko barushagaho kugwira no gukwira. Abanyegiputa banga Abisirayeli nuko. Abanyegiputa bakoresha Abisirayeli agahato, babakoresha agahato, bababarisha ubugingo bwabo uburetwa bw'agahato, uburetwa bw'urwondo n'amatafari n'ubundi bwose bwo mu gasozi, uburetwa bwose babahatishaga. 15. Hariho ababyaza b'Abaheburayo kazi, umwe yitwa Shifura n'undi yitwa Puwa, umwami wa Egiputa. Arababwira ati, nimubyaza Abaheburayo kazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, nihavuka umuhungu mujye mumuhotora, ariko nabo umukobwa abeho. Maze abo babyaza bubaha Imana, ntibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa, ahubwo bareka abahungu babaho. Amen.
ndagira ngo tuganire ijambo Imana yanshyize ku mutima, ijambo rivuga ngo icyo umwanzi yarwanyije nicyo Imana igiye gutuma kibaho. Icyo umwanzi yarwanyije nicyo Imana igiye gutuma kibaho. Ndongere mbisubiremo, icyo umwanzi yarwanyije, icyo atashatse ko kibaho, icyo nicyo kigiye kubaho kubera Imana. Mu buzima bwacu bwa buri munsi Satani ahora turwanya, kandi reka mbabwire ukuri, Satani ntarushobora kurwanya ikintu abona kitazagira umumaro. Nubona Satani akurwanya, ujye umenya ngo muri wowe harimo ubushobozi n'imbaraga, ariko ubona ko bishobora kuzamurwanya, noneho agatangira kubirwanya kugira ngo nyine umugambi w'izo mbaraga ziri muri we zitazasohora. Ariko naje kubabwira ngo icyo ngicyo Satani nyine arwanya, icyo adashaka ko kibaho, Imana nayo yagambiriye ko ari cyo kizabaho kugira ngo gisohoze umugambi w'Imana. Bibiliya igaragaje cyari igihe Abisiraheli bari muri Egiputa bari gukora imirimo y'uburetwa, ariko 12 havuze ngo ariko uko barushagaho kubababaza nabo niko barushagaho kugwira no gukwira. Muri make imibabaro bababazwaga ntabwo yatumaga batagwira. Abivuze iki? Nta mbaraga n'imwe, nta bushobozi na bumwe Satani azakoresha buzabuza umugambi w'Imana gusohora ku buzima bwawe. Yagukoresha uburetwa, yakurwanya anyuze mu nshuti, yakurwanya anyuze muri famiye, yanyura mu kazi, aho azanyura hose. Uko azarwana Imana izarushaho kukwagura. Haleluya. Uko azarwanya bizinesi yawe niko Imana izarushaho gutanga umugisha. Uko Satani azarwanya abana bawe niko bazarushaho gutsinda mu ishuri. Reka nkubwire ngo nta mbaraga n'imwe, nta bushobozi na bumwe buri buze kubuza Imana gusohoza icyo yagambiriye gusohoza ku buzima bwawe. Bo babakoreshaga uburetwa batekereza ko uburetwa ari imwe mu mpamvu izatuma batagwira ngo bakwire. Kugwira ni kimwe, no gukwira ni ikindi. Bo bari bazi ko ibyo bakora ari impamvu yo kugira ngo Abisiraheli barangire. Kumbi Bibiliya yavuze ngo ariko uko barushagaho kubababaza nabo niko barushaho kugwira no gukwira. Imibabaro yiyongera Imana ibagwiza. Haleluya. Imibabaro yiyongera barushaho gukwira. Uyu mwaka wa 2025 ndabizi ko hatambutse ubuhanuzi bwinshi buzakomeza bunaze, kandi reka mbabwire bwose buri buhanuzi bwose bugira uwo buzira. Uyu mwaka rero umwanzi ntazabura kukubabaza, oya, ntazabura kurwana, ariko ijambo yavuze ngo uko barushagaho kubababaza niko barushagaho gukwira no kugwira. Ngo umwami abonye bitamuhagije, abonye uburetwa no kubababaza bitababushije gukwira no kugwira, ngo ashyiraho itegeko ngo abwira ababyaza ngo mwababyazamwe, nimuzajya mubona umuheburayo kazi agiye kwicara ku ntebe agiye kubyara, mukabona agiye kubyara umukobwa, mujye mumurekabeho. Nimubona agiye kubyara umuhungu, mujye mumwicira mu matako ataravuka. Ngo ababyaza baramwumva ariko ntibamwumvira. Kumwumva ni kimwe, kumwumvira ni ikindi. Burya iyo wumvisha umuntu hari ibyo agusaba gukora, iyo umwumvishe ntubikore uba wamwumvisha ariko ntumwumvire.
iyo uteze amatwi ibyo akubwira ukabyumva warangiza ukabishyira mu bikorwa uba wamwumvishe wanamwumviye. Kumvira umuntu ni ugukora ibyo yagusabye byaba bibi cyangwa byiza. Utandukanye kumva umuntu no kumvira umuntu. Abantu benshi bashobora kukumva ariko ntibakumvire. Bano babyaza rero bumvishe umuyobozi, bumvishe umukuru w'igihugu ariko ntibamwumvira. Ngo ntibakora icyo yababwiye, ngo ahubwo bubaha Imana, barareka abahungu babaho. Gahunda yari yo kwica abahungu. Ababyaza nabo ntibisha abahungu ahubwo bararetse babaho. Icyo umwanzi yarwanyije n'icyo Imana yarinze kibaho. Reka mbabwire ngo uyu mwaka wa 2025 narwanya akazi Imana izakarinda kabaho, azarwanya urubyaro rubeho. Icyo umwanzi azarwanya, icyo nicyo Imana yiteguye guproteja, nicyo yiteguye kurinda kikabaho. Icyo ngicyo umwanzi adashaka ko kiba nicyo kizaba. Ngo Farawo aza kubimenya yuko babyaza batigeze bamwumvira, ababaza impamvu basuzuguye itegeko. Baramubwira ngo mwami, abaheburayo kazi batandukanye n'abanyegiputa kazi, ni abanyembaraga ku rwego tujya kubabyaza tugasanga bamaze kubyara. Ndashimira Imana, uyu mwaka Imana izagukorera ibintu Satani ajya acanganyikira. Ibibazo ati ese ko namutegeye ahangaha nkabona arushijeho gukomera, ko narwanyije abana nkabona hari ibintu Satani azakora ajya abona ibitandukanye n'ibyo yakoze, yibaza uburyo byagenze. Reka we uyu mwaka Imana izakora mu buryo bwayo, ku buryo umwanzi azabura ahahera arwanya icyo Imana yagambiriye kuzaba cyo. Wowe unteze amatwi, wowe turi kumwe, wowe tugize umugisha wo kwinjirana muri uyu mwaka, reka nkubwire ngo icyo umwanzi yarwanyije, icyo atashatse ko kibaho, icyo ngicyo nicyo kigiye kuba. Yarwanyije bugiye kuba, yarwanyije umugisha ugiye kuwakira. Reka mbabwire, icyo umwanzi yarwanyije nicyo kigiye kuba. Harabambye bango ntajya kwitanga umugambi w'Imana, ihora iteka iwubereye maso. Satani azanyura ahangaha arwanya, Imana inyura ahangaha irinda. Satani azanyura ahangaha ashaka kugusebya, Imana inyura ahangaha ikuvuganira. Satani azanyura ahangaha ashaka kwangiza izina ryawe, Imana inyura ahangaha irimenyekanisha. Uyu mwaka hazabaho intambara y'abantu babiri. Imana yiteguye guhangana n'umwanzi ku buzima bwawe kugeza ku rwego uyu mwaka uzasoza ufite amashimwe y'ibyo Imana yakoze kandi Satani atashakaga ko biba. Ngo bazaza banyuze mu nzira imwe, Imana batatanyirize mu nzira zirindwi. Naje kubwira ngo komera umutima, tuzi ukomere. Icyo umwanzi yarwanyije ku buzima bwawe n'icyo Imana igiye gutuma kibaho, icyo n'icyo Imana igiye gusohoza. Kuko umwanzi yakirwanyije kandi Imana ishaka ko kibaho. Kubaho kw'icyo kintu ni ishimwe ry'Imana, ni inyungu z'Imana. Haleluya. Noneho kubaho kw'icyo kintu ni igihombo cya Satani. Numva rero buri muntu wese ararwanira agaciro ke. Imana irarwanira icyubahiro cyayo, kuko kukugirira neza ni icyubahiro cyayo, ni ishimwe ryayo. Umwanzi warifuza kubona urira, kuko kinezeza Satani ngo nta kindi cyamuza ni ukwica no kwiba no kurimbura. Noneho Uwiteka we ngo yazanye no kuziha ubugingo ndetse bwinshi. Umwami Imana anezezwa no kubona twishimye nubwo twanyura mu mibabaro. Ababizi neza ko inyuma y'iyo mibabaro hari ibyishimo bihahishe. Kuko mbibutse ko umubyeyi mbere yuko aseka abanza kubabazwa n'ibise, ariko ikihishe inyuma y'ibise ni ibyishimo. Narijatse kwereka ko nunyura no mu mibabaro rero utagira ngo Imana izaba yagutaye. Hari imibabaro Imana yemera ko ducamo kuko izi ko nyuma y'iyo mibabaro hari ishimwe n'umunezero. Niyo mpamvu umunsi bashiki ba Lazaro batumye kuri Yesu baramubwira ngo ukunda ararwaye, arababwira ngo iyo ndwara si yo kumwica ahubwo niyo gutuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mbibutse ko nyuma yo kuvuga gutyo Lazaro yarapfuye, ariko icyubahiro cy'Imana, ishimwe ry'Imana
kw'Imana, guhimbazwa kw'Imana bihishe mu kubanza gupfa kwa Lazaro, noneho yazuka cya cyubahiro cy'Imana kikaboneka. Hari imibabaro Imana izemera kucamo, kuko inyuma y'iyo mibabaro hari umunezero n'ibyishimo bimeze nka wa mwana uvuka ariko umubyeyi yabanje kubabazwa n'ibise. Gahunda y'umwanzi niyo kuturiza, gahunda y'Imana niyo kuduha ibyishimo n'umunezero biturutse mu byo yakoze. Nubona ugeze no mu mibabaro rero ntutekereze ko Imana yakwanze. Hoya, icyo Imana ishaka ni kimwe, irabanza ngo nyuma y'imibabaro azakurikireho ishimwe n'umunezero. Zaburi yavuze ngo ahari kurira kwarari umuja kubwajya mu gitondo impundu zikavuga. Mwene data, mushiki wanjye, mupapa, muma, munteze amatwi, nari nkuzana ijambo ry'ubuhanuzi rivuga ngo icyo umwanzi yarwanyije ku buzima bwawe, icyo umwanzi yarwanyije ku bana bawe, icyo umwanzi yarwanyije ku rugo rwawe, icyo ni Imana igiye gutuma kibaho. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibiteho. Uyu mwaka ibyo ngibyo amaso yanyu azabibone, amatwi yanyu azabyumve, intoki zanyu zizabikoreho, amaso yanyu azabone iby'Imana yavuze, amatwi yanyu azumva inkuru z'ibyiza, amaboko yanyu azakore ku mirimo Imana izakora muri uyu mwaka. Icyo umwanzi yarwanyije ku buzima bwawe, icyo ni Imana igiye gutuma kibaho. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, mukomeze mugubwe neza, mukomeze mufatanye natwe kwamaza ubutumwa bwiza. Ndabizi neza yuko nge namwe narababwiye ngo muri umugisha wanjye, nanjye ndi umugisha wanyu. Nta hantu Imana yageza umuntu idakoresheje undi muntu. Imana ibaha umugisha, mukomeze mugubwe neza.